barire ibi bintu nubikire hanze. Byagenze bite se? Ngiye kubikubwira ariko mbare ntuzabishyire hanze. Oya humura. Natangiye nkubwira ati tuganira ati Paul ihangane bitewe n'ubuzima wakuriyemo. Nongeye kubaha ikaze mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi kuri Yego TV. Wowe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora kwakora subscribe aho waba uri hose, waba uri burengerazuba, iburasirazuba ndetse no mu majyaruguru, n'abakunzi bacu baba diaspora abari Canada, abari Nigeria, mwese. Uyu munsi rero murabizi ko tubagezaho amakuru meza y'abastari y'ibyamamare. Uyu munsi hari umukobwa tugiye gutungura bita Samantha. Tugiye kumugwa gitumo, yaturangiye ahantu ari ariko bikaritse twayigezemo aka kanya. Murabona ahantu turi karitse no tukinjiramo, ariko ubu tugiye kumugwa gitumo turebe se Samantha mu buzima bwa Kigali arimo abayeho ute, kugeza tugirana ikiganiro atubwira ko yakomotse Ngororero ariko ari mu mujyi wa Kigali. Yaraturangiye rero, ubu niho tugiye muri aka kanya turebe Samantha abayeho ute mu buzima bwa Kigali nk'uko avuye Ngororero. Twagiye turebe ubuzima Samantha abayemo. Biteze meze neza? Amakuru yawe Ni meza. meze fresh? Meze fresh wose. Nanjye meze neza. Kuri hano kuri iri zuba se? Narindi kujya ku muhanda gato. Warigiye ku muhanda. Amazina yanjye nitwa Baba, nkaba nkorera ikinyamakuru bita Yego. Yego, nanjye njya numva bakivuga. Wa mazina witwa gute? Nanjye banyita Germaine. Witwa Germaine. Ubamo hano muri aka gace? Mba hano muri hano imbere gatoya. Hari umwana w'umukobwa watubwiye ko aba ahangaha ubushize. Twari tuje kumureba ariko telefone yiwe twayihamagaye yavuyeho. Telefone ntayiriho. Ntayiriho. Yitwa Samantha. Sinzi nimba wabona. Samantha? Hari umukobwa nzi uba hano muri cyo gipangu cyo hirya ni bita Samantha. Rero niba ari we wenda ubwo mu gushaka sinzi nakugezayo mu gahura ukareba ko yaba ari we. N'umukobwa w'umuhanzi, sinzi nimba ari umukobwa w'umuhanzi wa muri iki gipangu bita Samantha. Nawe bamwita Samantha ariko ntago nzi niba ari we ushaka. Watugezeho tukareba nimba ari. Ubu rero turi kujya kwa Samantha, ubu rero niho turi kujya aho baturangiye nimba ariho, ariko twebwe yatubwiye ko aba muri izi karitsiye kandi twazigezemo na gate twayigezemo, twahageze mu rugo nahangaha. Nko Samantha nzi abahangaha. Sinzi wagerayo kareba. Sawa urakoze. Sawa nawe. Sawa turi kumwe. Kadukomange rero turebe ko ariho baturangiye. Turebe neza uko byifashe. Turi kumva batarimo kudukingura, reka dutegereze turebe. Twongere dukomange twumve. Bite? Ni byiza. Amakuru yawe? Samantha, uzi urugendo twakoze ukuntu ari rurerure. Ruwahe se kandi? Ruwahe ko mbona ntakumenyereye. Urabyibagiwe se? Umva mwazanye na kamera. Ashubwo nukubera iki? Umukureho kamera basi. Manzi ukureho kamera cyangwa nzimena. Umva manzi ukureho kamera cyangwa nyimena. Ihangane. Umva reka nkubwire, urumva reka nkubwire. Urabizi? Oya. Urabizi? Ariko ziko n'abakunze bari kukureba kuri Yego TV. Oya. Ahubwo sura duha karibu. Oya. Umva manze nkubwire mbere yuko usaba karibu. Manzi ukureho kamera ni wanga. Kamera si ikibazo. Kamera zawe ndanazimena. Urumva? Ngiye naguhamagaye numva telefone ayikuje. Kumamagara nago ngiye nakubwiye ngo mamagara. Ngiye ndakubwiye ngo banze ukureho kamera zawe. Ihangane Samantha. Nabyo ihangane. Mbabarira kuraho kamera zawe. Ihangane. Kuraho kamera. Nyine ihangane. Oya. Duhe karibu. Na karibu nagutara kuraho kamera zawe. Sagwa duha karibu se tukinjira. Umva ngiye nimba utakuyeho kamera ndakwicaza hasi. Kuraho kamera turi ko twakinjira kuraho kamera. Ndeko uyu munsi nawe uki. Oya yikuye kamera makura. Ariko wari wagigiye reka. Ntabwo nagigiye ariko uzi ibintu bya kamera wowe. Guteze. Ibintu bya kamera rwose urabona neza. Nose no kumwakira abakitsi ahangaha Samantha we. Kabuzanira agatebe.
ndabona urimo koza n'ibyombo we. Ubuzima bw'i Kigali se bumeze gute none? Kigali ntabwo bizi, Kigali bidanje. Hata Ntabwo nakujyana mu nzu ngo wowe cyangwa. ncara ahangaha. Aha niho sawa. Aha niho mu kavumo kanjye mba nibereye. Egera mbona uko nicara da ndabona akazubu kamereye nabi. Ariko kujyana bigatuma wehogera gutya. Yawe dore Ese aho bataza no kudushungera nabonye abantu b'i Kigali nabo ngo bacuruza ngo imineke ngo n'ibiki byose baza bakomanga mu nzu y'umuntu. Amakuru y'imisi se. Sha umva nyine ni hatari Kigali nyine nawe uko ubibona. Ase ubu ntiwabure uretse gati yatwanze tukaganira. Akubwira bizi uzi ibi byombi igihe bimaze ntabyoza. Ihangane tuganira rero. Ibi byombi uzi ko bimaze iminsi 3 se. Oya se kandi. Bura nkiri mu ngororero urumva ntabyukaga nkoza ibyombo nkakoropa urumva ariko i Kigali amazi urayagura wumve ko nabuze na senkane yo kugura. Uyu munsi rero ikintu cyatumye nsa nkaho nanagutungura nubwo wahoze reka da umeze n'abati mukuru wo kamera nagutunguye kugira ngo ubushize urabizi ko nakwakiriye nk'umuhanzi kuri Yego TV. Uyu munsi natekereje ko nagusura nkamenya ubuzima ubayemo nyuma kutubwira ko wavuye ingororero uri mu mujyi wa Kigali. Ndagira ngo tuganire ku buzima bwawe. Tubanze duhere ku buzima bwawe kiri ingororero wari ubayemo n'ubuzima ubayemo umunsi wa none aho wagereye i Kigali. Mva rero reka nkubwire wa munyamakuru we. Nkubwize ukuri. Hajya ukora kuyihe ntuza? Kuri Yego TV. Yes, kuri Yego TV. Mva rero reka nkubwire. Urakoze kunsura yenda harura nansigira na 5 dangure n'umunyu. Yes. Umva uzinga inkoni hira igihe ubu ngubu 5 by'umunsi ndabicyura. Kuva nagize amahirwe ukansura 5 ndibuze kubiba. Imana ibiha umugisha. Umva Imana gose ibiha umugisha. Nkiri ngororero nari numvaga mbayeho nabi. Ndi ngororero numvaga mbayeho nabi nkavuga ariko Mana numva i Kigali nta nubwo nari mpazi. Abandi babi Kigali ndumva ngo bafite imodoka bafite moto abakobwa baho bafite za nyashi kubera kwiyitaho urumva. Iyo nkuru i Kigali turayigaruka ndagira ngo uduhe inkuru ishusho yo mu ubuzima wari ubayemo uri muri ngororero tuze no kugira mu gice cyatumye uva ngororero kumva yuko ugomba kuza i Kigali urumva atujye kuganira mu buzima busanzwe sibyo tugiye kuganira mu buzima busanzwe tumenye ubuzima wari ubayemo muri ngoro nawe wagereye i Kigali. Oya wirira Samantha yangana bamubwira iyo mugeze ku kintu cy'ubuzima iyo ugeze ku kintu cy'ubuzima mitamangayika. Tubwire rero ubuzima bwawe wari uri mu ngororero uze no kutugerera i Kigali. Mbareka nkubwire ninkugereranyiriza ubuzima bwanjye na Kigali urasanga ntaho navuye nta naho nagiye ahubwo icyiza ndi ngororero mbona aribwo nari mbayeho nabi kurusha. Ngororero wari ubayeho gute? Ngororero nari umuhinzi. Ngororero ihangane tubwire biba nari wa mwana uzi guhinga ibijumba uzi guhinga ibishyimbo simbe nakicwa n'inzara. Mbese ibintu bya ngororero nyine biba byoroshye ugereranyije n'ibyi Kigali. Guhaha ikiro cy'ibijumba bari 100 200 igitoki gutyo nyine usibye ko abana tudashima. Njye mbana ndi ngororero aribwo nari mbayeho neza. Ngororero nari mbayeho neza kuko nimba ibyo bijumba nabibonaga ntabiguze urumva hari aho nageze birangora. Ese hari ubuzima wigeze ukuriramo bubi uri ngororero? Ngororero rumva nanywaga amata nkanywa igikoma nkafatisha ibijumba nkajya kwiga. Wasabwo si wari ubayeho nabi ngororero uzindukira mu mirima uhinga ugira ute? None ushaka mite nkusangiza ubuzima mbayemo i Kigali. Ubw'ingororero none sasa ubw'i Kigali turabwinjiramo uburyo wavuye ngororero ukaza kuza i Kigali uburyo ngororero wabonye byanzwe avuga tereka njye Kigali n'ubundi. Ngororero narazunguzaga nari umuzunguzayi urumva ntabwo nari mbizi. Ngororero nari umuzunguzayi ndi n'umuhinzi urumva. Ngororero najyaga guhinga nataha nkakaraba nangiza nkafata ibijumba nkikorera ku gataro mugure ibijumba mugure. Mu cyaro se barabigura ngira ngo mu mujyi ni
niho byagakwiye. none se ugira ngo mu cyaro ho nta bantu bariyo baciriritse? kugira ngo mu cyaro ntabwo bazunguza ibijumba no kubijyana mu isoko ugatereka. Dore mu cyaro narazunguzaga, nkwereke se n'ukuntu nabikoraga. Urabona yajyaga mu rugo fata akabase nkashyiraho ibijumba, ngo mbone uduceri, mugure ibijumba ni mugure, kiro cy'ibijumba ni 100, nushaka ibya 50 turabimuha. Urumva kuko habaga ari mu cyaro ntabwo wajya guhenda. Gusa ubwo wabonaga abakiriya konsi ko mu cyaro ubuzima bwabo babworoshye, bamwe bajya no mu murima abandi bakabicukura bakabizana bagateka. Uziko abantu bose ari abajura, uziko abantu bose ari abajura. Cyaro buri wese aba yikorera amanyuze ibigori byiza agikora yigendera. None se ushatse kuvuga ko mu cyaro ibintu biriyo nta nyirabyo biba bifite? Oya, bifite ba nyirabyo. Akwera urya bari byinshi buri muntu bamunaza yikorera. Oya, ibyo mu cyaro nubwo abari byinshi biba bifite ba nyirabyo, hari ababa babikeneye batabihinze. Ega no mu cyaro hari ababaho nabi. Ariko urumva mu cyaro ubuzunguzayi se byagenze bite? Twiri inkuru yawe y'ubuzunguzayi uri Ngororero. Narajunguje ndazunguza, naje kubona umusisi tuvuye i Kigali. Buriya rero hagiye umuntu aza akagira ngo akunguye inama, nawe utatekereza kabiri ugahita ugenda. Ubwo nk'ubwo amasista abatimane ati bimeze bite se Samantha? Avuga ati ni sawa. Ati Kigali amabebi nyasha bafite wabahagaze waraye. Ati we waje ukaza i Kigali nk'ubwo uri mu biki koko? Ariko Samantha hari ikintu kimwe utari kunsobanurira neza, ndetse n'abakunzi bacu baturiye umunsi ku munsi kuri Yego TV. Ndagira ngo uduhe ubuzima bwawe bwo muri Ngororero ko wari ubayeho. Nakubwiye ngo Ngororero. Ese Samantha yavukiye mu bana bangahe? Ese Samantha yabagaho gute? Ese Samantha yaryaga bimeze gute? Ese Samantha yigaga gute? Nubwo buzima bwawe dushaka kuganiraho uyu munsi. Undi amazina yanjye nitwa Samantha. Ndi umukobwa wavukiye mu bana 9. Aba naravutse ndi umwana wa 3 ariko ndi impanga. Ufite undi musarone? Nafite undi impanga yanjye nyine nuko ntabwo byamukundiye yaje kwitaba Imana. Ubwo rero urumva ubuzima umuntu akoreramo mu cyaro, nimara kubura uwo sister wanjye nyine nari nzi ko tuzajya dufashanya, akanyungura ibitekerezo ko abantu iyo bavukana barafashanya. Ariko akimara kugenda nari natekereje nabo ati ngomba kugira ikintu cyo gukora nyine. Ndebye iki Icyo ufite imyaka ingahe? Icyo gihe ntangira gushaka ibyo nakora mfite imyaka 16. Warigaga se cyangwa wi wararivuyemo? Nari umunyeshuri. Ndareba ndavuga ni kwiga gusa nta kintu byamarira. Ambwira Mary wantije umurima, Mary akantiza nkahinga. Ariho rega nagiye nkuri ibyo bijumba byo kuzunguza. Asujya ngo nabizunguzaga mbiyoye mu rugo bakaguhitana. Gakomana. Sha umubyeyi wabona umutwari ibijumba yakorohera se. Reka. Ubwo nyine nkabivanga no kwiga, nkabona amakayi, nkabona inkweto. Buriya ababyeyi bose ntago ariko bakumenyera buri kimwe cyose. Ubwo rero nkuko nabikubwiye iminsi yagiye yicuma ubwo uwo musista yaje kuva mu cyaro. Kwiga utubwiye yuko ibyo bintu wabifataganya no kwiga, ukiga unacuruza ibijumba. Ku myaka ya 16 wigaga mu mwaka wa kangahe? Ndagira ngo utubwize ukuri ubwo buzima wabanje kubamo mu cyaro. Samantha, tubwire kuri ubwo buzima uko wigaga unadandaza, ucuruza ibijumba, ubu muzunguzayi. Ambarika nkubwire. Wihangana ariko wihangana. Icyaro Ngororero icyaro cya Kavumu. Ese undi Kavumu urahaza aho ngaho? Nzi ku karere. Ku karere hari ababa baryoshye. Uzi kuba iba ku karere waba uryoshye. Njye nabaga mu cyaro ahantu bita Kavumu, urumva? Niho nakuriye pe, ni naho navukiye. Akuze nyine ndi umuntu uraho wibera mu buzima bugoye nyine, ndi umuhinzi. Nabikubwiye njye nari umuhinzi mbivanga no kwiga. Ase Samantha ku myaka yo yari afite 10 n'ingahe yashoboraga guhinga agatera inabire y'ibijumba koko? Nganyumvira harimo na mwaravukiye i Kigali mukagira ngo ubuzima bwose bworoshye. Watangiye guhinga ufite imyaka ingahe? Njyewe ubundi ku myaka yanjye 10 nari umuhinzi, urumva? Ariko nari umuhinzi ariko ntarabigize umwuga.
ku myaka 10 nateraga imyumbati nyicuritse nkatera imigozi nyicuritse ariko kuri iyo myaka nakubwiye 16 nari umuhinzi uhinga nkasarura nkajya kudandaza kuki cyane kandi nkabifatanya no kwiga se wakibaza ngo nabifatanyaga no kwiga gute urabona twe itegeko kugera muri karase yari 9:30 yarabyukaga 10:00 1:00 1:00 narabyukaga umva ukuntu nabagaho nabi 10:00 nkabyuka hari akantu mu cyaro bita nanjoro urakazi nanjoro kara bahize ubwatsi bahize ubwatsi bw'inka gutya urumva ubwo 10:00 utajya ngo naribyutsaga meri wanje niwe wambyutsaga 10:00 namara kubyuka nkagafata ngashyira nko mu kantu runaka kuko ntago nari kugatwara nijoro icyo gihe umuntu yanakubona akavuga ati iki cyana kigiye ngafata umufuka agenda nkayora ifumbire namara kwishyira mu mufuka nkikorera nkagenda hayitura ahantu mu ntabire ahantu runaka mu rugo bahinze narangiza ubwo bwabaga bumaze gucya narangiza nkahira ubwatsi bw'inka nkikorera nkazamuka nagera mu rugo ubwo murumuna wanjye nakavuga ati ese uragenda ujye ku ishuri tutogeje ibyombo ajya ku ishuri n'amasuku dukoze urumva ni nkaho ari njye wari mukuru wari usigaye mu rugo ko bakuru banjye babaga bagiye ku ishuri abandi barigiriye i Kigali ubwo ngubwo nareba kugenda ntabikoze ubwo umukecuru nawe aba ari kugucunga nyine byahatari umukecuru nakavuga ati icyana kizi ko kirajya ku ishuri kidakoze amasuku 6:00 ntirwa za kurya 6:00 nyine ubwo areba ahandi hantu arakatira ajye kurya ubuzima bwo mu cyaro buravuna mva nkubwirisha mu cyaro kuri iyo myaka ya 16 tubiye ku myaka 10 wari uzi guhinga nanzi guhinga ariko ntarabigira utarabigira nk'umwuga uzi kuba wajya mu ntabire ariko ugatera ibiti ubicuritse navuga imigozi ukayitera nayo nimba uyicuritse sinzi ko batera imigozi ubwo abazi baryo batera imigozi babitubwira muri commentaire noneho kujya mu buzunguzayi wabitewe n'iki yari ubuzima mubi yari we wari uhagarariye umuryango uvuga ati reka nkorera umuryango yihangane komera ihangane tuganire no mpamvu twaje hano nka Yego TV ngo tugusure tumenye ubuzima wakuriyemo ndetse n'ubuzima ubayemo anjye nyibikije ubuzima bwa Ngororero utuma mpangayika pe bitubwire rwose nta kibazo aga ni umuntu ushaka gukunda iki kiganiro ukumva ejo ahindura amateka yawe ahinduye ubuzima bite n'ubuzima wakuriyemo ariko weho umubyeyi kukubwira ngo nugenda utajyanye ifumbire mu murima sasi tureba handi hantu utahira nase ujya ngo najyaga kuzunguza ibijumba kubera ko nishimye nuko nabaga mbizi yuko nshobora gutaha yenda niba nagiye ntajyanye niyo fumbire nkambisi ko nshobora gutaha umubyeyi akanyima nibyo kurya ubwo niyo mpamvu wakoraga umurimo w'ubuzunguzayi ihangane tubwire komera uyihangane sibyo ihangane rwose ihangane utubwire rwose sibyo ihangane umwana w'umukobwa mukuru sibyo ihangane kuko ibyo bintu byose wabinyuzemo ku myaka yawe 10, 15, 16 ihangane utubwire rwose kajye mubona umuntu abayeho ari i Kigali ngo mugire ngo uko ameze niko yavutse none Samantha njye hari ikintu kimwe ndimo kwibaza watubwiye yuko wavukiye mu muryango w'abana 9 abana 9 mu muryango wanyu w'abo bana mwari mwishoboye cyangwa n'ubuzima bwari bubi n'ubundi uvuga ati n'ubundi reka ndebe ngiye uko nabaho ndetse n'abandi bavandimwe nabo njye mba supportinga wenda ngira ikintu nanjye ntanga nk'umusanzu mu muryango byari byo byose ntago abari mu cyaro bose ari abakene kandi nta nubwo navuga ngo no kuba twari dukenye ni karande kuri twebwe ariko nyine twebwe twari turi hasi nyine turi abantu baciriritse kuko ntago iwanyu mwaba mwifashije ngo byukire mu mafumbire ntago ubundi umwana wabo bakize abyuka afata icyo kunywa bamuhereza imodoka ajya ku ishuri urumva
ariko ngiye ibyo byose nabikoraga kuko nabonaga mama ntabwo yabaga afite ubushobozi bwo kuvuga ngo arangurira amakayi, angurira amakaramu, angurire n'ifomo, anampahire. Nanjye nk'umuntu mukuru erega umubyeyi ashaka kukugurira ikaramu akakubwira ati nawe ikayi wigwarize. Ubwo rero nazunguzaga ngira ngo ndebe ko nabona iyo kayi nkajya kwiga, ndebe ko nabona ako gakweto nkajya kwiga. Ntabwo nazunguzaga kubera ko yenda nta makuru. Wabanaga n'ababyeyi bombi, abo bana bose mwese muravukana ku babyeyi bombi cyane kugira n'isaha ababyeyi baracyariho? Baracyariho. Ubwo rero mu cyaro nyine n'ubwo buzima niberagamo biza kurangira afashe umwanzuro wo kuza i Kigali. Kigali wayijemo gute? Byagenze bite? Duhe inkuru yawe yo kuva Ngororero ugera i Kigali. Rero ngiye ndi mu rugo ngiye kuzunguza nk'uko nabikubwiye, mbona umwana w'umukobwa araje, nyine n'umwana twari twarakuranye ariko mbona aje mu yindi sura. Ndamubaza se sha bimeze bite? Ngati rero Samantha gutyo mbona ubu ngiye mvuye i Kigali. Ngiye burana natekerezaga ko ari mu bihugu byo hanze. Gutyo mbona ati mvuye i Kigali. Namureba avuga ati cyaro kiratwishe walayi. Avuga ati ndamuganiza nyine mubaza ese abari i Kigali baba babayeho. Wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? 21. Ndamaza i Kigali abariyo baba babayeho bate, ko mba numva ari imahanga. Kuri nge nyine Kigali nahafataga nko hanze y'u Rwanda. Ambwira ati Kigali haba haryoshye, nta muntu ugera i Kigali ngabura icyo gukora. I Kigali nyine nanjye urabibona, ananyereka nyashi n'iki n'iki. Uzumwe mutoto uvuye i Kigali ngaraguhindukira ati wabonye nyashi, ati nyashi wazibona. Samantha wensitse rwose. Agahindukira ati nyashi wazibona. We watekereza ahantu uvuye my friend, watekereza ko uvuye guhinga, wareba ibyango ahagaze. Avuga ati nanjye noneho itafata umwanzuro, ati nanjye noneho ndarara i Kigali. Naba mfite ibyo gukora, naba ntabifite ndarara i Kigali. Umva nuko nguko nyine naje i Kigali. Mbere yo kuva muri Ngororero waje kwibwira ababyeyi bawe babwira ati ngiye kujya i Kigali, mbonye ubuzima bumeze gutya? Warigaga cyangwa ishuri wahise kuri urireka? N'ubundi ubuzima bwarakomeje burasharira, ishuri ndarireka. Urugarukiye mu kangahe? Nagarukiye mu 2 segonderi. Ishuri ndarireka. Ubwo nyine ngo manizo. Wariretse se kubera ikibazo cy'ubushobozi cyangwa niko uwo mushuti wawe wari umubonye uravuga ati yagiye ari igikara none agarutse asa n'abametisi, yagiye ananutse none ndabona ngo yarazanye oya nguzanyashi mbari zanyashi? Ishuri ntago nariretse kubera mbonye uwo mushuti wanjye, nundi yasanze narariretse kubera ubuzima bubi warubaye. Bubi nari mbayemo, asanga nyine narariretse ndi kwikorera uwo mwuga wo guhinga, ndi gufatanya n'ababyeyi. Noneho nyuma yanjye barumuna banjye baba bakeneye kwiga, mfite murumuna wanjye ubwenge cyane mu ishuri. Ubwo nahisemo kuvuga ati reka mvemo ngiye noneho mwitangire, mfashe ababyeyi gushaka minerivare, we akomeze kuko ngiye n'ubundi urumva kwiga narabivangavangaga. Ubwo ngubwo nyine ntago ishuri narivemo kubera nyashi cyangwa ngo ndivemo ngo narivemo kubera ubushobozi. Uwo mushuti wawe uvuye mu ishuri, uwo mushuti wavuye i Kigali, muraje murabonanye kugira ngo wumve yuko ubuzima bwawe ugiye kubukomereza mu mujyi wa Kigali. Uvuye mu ishuri ubonye n'ahandi mahitamo ufite, byagenze bitakimara kukubwira ati dore ngiye uko bimeze, dore ubuzima bwarahindutse? Ubundi kuntu byagenze, yagiye Mary twari umuntu dushyira hamwe nyine twumvikana kuri buri kantu kose tugiye gukora mu rugo nyine. Mary ndamubwira ati rero ngiye i Kigali. Ese ugiye i Kigali ugiye gukora iki? Kigali nta muntu hazi, nta famille ufite. I Kigali urumva wajyayo ujyanywe nande? Bwati rero Mary nabonye abana bari bibereye i Kigali bari gutwika, handi ugiye bana kumbwanga imihanda y'i Kigali iranyerera, nshaka kugera i Kigali nkareba koko niba imihanda yaho ibinyerera wala. Se mubyeyi ntiyakugira inama ati mwana wanjye guma hano ukomeze uhinge, ukomeze uzunguze, ureko iminsi yakicuma ugire n'icyo urajya ufasha barumuna bawe?
nyine umubyeyi urumva nibyo nari nyikubwira ntago yabyumva. Umubyeyi avuga ati nagera i Kigali arajya kuba karashika. Ati nagera i Kigali bitewe n'ibintu none ntababona ku mashusho media avuga ati ntago nkwemereye kujya i Kigali. Ariko bityo bitewe n'icyari kindimo ngiye nicyo nashakaga kugeraho. Nahisemo kumuyoba yagiye guhinga. Yes. Nta makuru ufite. Wavuye mu rugo guterera? Umubyeyi nyine bwarakeye nkuko twe dusanzwe tujya inama avuga ati rero umunsi turajya guhinga ahantu hasigaye. Umubyeyi nawe avuga ati narwaye rega buriya ka giripe kanamfashe. Avuga ati giripe yagufashe se urumva ari ibintu bikomeye ngujyane kwa muganga. Avuga ati Mary rero nta bintu byo kunjyana kwa muganga wenda nzajya ejo n'igihe wagira ngo ni giripe kandi ari malariya. Ahubwo yenda uhinge yenda nanjye nk'umuntu urwaye ndaza kwihangana ntekere barumuna banje. Mary nawe yafashe isuka agiye naye mfata bag. Nyine mitangani y'i Kigali. Ariko none ibintu byambayeho mu nzira. Oya none se hari ikintu kimwe ntari kumva neza. Utubwiye ko uwo mushiti wawe yaje kubwira ubuzima abaye i Kigali. Wavuye mu rugo uwo mushiti wawe ari ukuzanye? Oya. Ntago yanzanye. Ikitekere akimara kukubwira uko abayeho we wafashe umwanzuro kumva ko ugomba kwizana i Kigali? Njye akimara kumbwira uko abayeho akimara kunyereka biriya byose nakubwiye. Njye ubwanjye nahise mu mutwe wanjye ni setting amabati Samantha gose ubu ndi i Kigali. Naranicaraga ndi mu cyaro nkabona ndi i Kigali. Urumva? Rimwe na rimwe kubera ko hakunda nka naharota. Itapfata icyo cyemezo abati ngomba kujya i Kigali. Kuko umushuti wanjye we yanaje mbere. Yaje i Kigali mbere. None ngiye muri uko guturuka mu rugo nyine umukecuru maze kumubwira ati ngenda arwaye. Ubwo nyine twari twaraye duhanye gahunda tuvuganye ndavuga ati ibyo byose agafone ugashyire hafi uraza kunyobora kuko ngiye inzira z'i Kigali ntago nzize. Uwo mushiti wawe yaraje arongera ahita agaruka i Kigali. Ndamuhamagara nyine buracya njye i Kigali. Ati ibyo byose i Kigali nta muntu nziyo. We hagafone ugashyire hafi uraza kunyobora inzira z'i Kigali. Noneho dore ikintu cyambayeho noneho. Agenze bite rero? Buriya kujya ahantu utazi nayo ni indwara. Kujya ahantu utazi ni indwara. Harya buriya Ngororero haba imodoka zigera i Kigali cyangwa zigera muri Muhanga ukava i Muhanga. Tubwira uko byakugendekeye uva muri icyo giturage wari utuyemo kugira ngo ugere kuri kaburimbo kugira ngo ubone inzira neza ngo uyu muhanda ni ugomba kungeza i Kigali. Reka nkubwire nakubwiye ngo kujya ahantu utazi ni indwara. Navuye mu rugo ngera ku muhanda w'igitaka ndavuga ati ndaza gufata akamoto yenda rega na Ngororero ku karere nta naho narinzi. Kandi Ngororero niho hari kaburimbo nyine haba imodoka zikuzana i Kigali. Ntago nari mpazi. Ati uko bisa kose ningera hari ku muhanda ubwo ndareba umumotari mu kwitaga Senkisa ankubite Ngororero ngera Ngororero nyine nago nanjye ndi umuntu wa feke cyane ndabaza ati mwanyeretse imodoka z'igi Kigali. Nageze aho ngaho ku muhanda uwo muhanda w'igitaka nakubwiraga umushoferi nkoze hati ni 5,000. Se Ngororero ndi muri Ngororero ngiye gutegesha 5,000 cyabara kureba hati umuntu w'umuturage reka tumwaka amafaranga menshi n'ubundi ayatanga. Oya niko bimeze ntago nyuma nyine nabonye ariko bimeze. Navuga se nimba nitwaje 5,000 ndi kuvati birangeze i Kigali bakaba babinciye nkira aha ngaha. Urumva uhita ucika n'intege ariko bite nibyo wishyizemo. Barakomeza baragigira ari umushoferi ugutwara akakubwira ati burangiye nutananyishyura ndagukomezanya amagotu. Ati je nutanyishyura abati nta mukobwa uburi cyo yishyura. Abwa ati ngiye nutanyishyura eta nkukomezanya amago. Cyari neza no inkuru yawe waje kuza i Kigali rwose. Ni inkuru ndende. Bati ngenda eta nkukomezanya amago. None ngiye nari n'isugi urumva. Ngo ari niki? Isugi noneho babwiye ngo ndahita nkukomezanya amago. Isugi ni umuntu umeze ute? Isugi ni umuntu utararongorwa cyangwa ikintu kitarakoreshwa.
nicyo kintu bita niryo jambo isugi. Urumva urumva nk'umuntu w'isugi urumva umuntu amubwira ati nubura icyo unyishyura ndagukomezanya ati nta mukobwa ubura icyo yishyura. Reka nkubwire Samantha uraza kumbwira nimba ubwo busugi bwawe warabutaye. Abutaye se ko nkibufite. Dukomeze ntari byatangiye ubabaye ariko ndabona n'ukuri nkuru uri buze kumera neza ubuzima bwawe nubwo butari bwiza. Ubwo akimara kumbwira ati ndagukomezanya ahise avuga ati wapa ahubwo ndagenda n'igitsi. None nabonye umumeri ku muhanda aravuga ati meri bimeze bite? Ati se nta kuntu wandangira inzira igera Ngororero. Umumeri yahise yikanga abati Ngororero rero abantu bajyayo barazinduka. Urumva ngiye nta nubwo nazindutse nanje gukora amasuku mu rugo no guteka. Abantu bajya Ngororero barazinduka. Ati se ni nk'iminota ingahe basi kugerayo? Yarambwiye ati kugenda n'amaguru urakoresha amasaha 3 kugira ngo ugere Ngororero. Akana bati tisamaguru marare se sindi burari Kigali. Abati ko ari umubyeyi yavuze amasaha 3 burani nk'isaha. Amasaha 3 se waburi kujya muri za Uganda. Abati reka ibunda ataha ni hafu y'umumera ari konshuka reka ngo. Abameri biki gihe nabo ati yenda we wasanga yaragiye yikoreye imigozi. Imihanda nyihamaguru ndagenda koko ndagenda. Wagiye n'amaguru uva mu urumva. Ahantu biti Kageyo. Kagenja mumva. Turije harakwa Rwabugiri. None kugira ngo maturize utarajya wenda nahaturije. Nabonye ari hoteli hari Kageyo. Narayibonye. Ni hoteli nziza cyane. Ariko ntago urumva nta nubwo nitaye gusoma. Ahubwo nahise nicara bati Kigali itaka. Ukiri muri Ngororero? Ukiri muri Ngororero? Ati nta kuntu. Wageze kuri hoteli bavuga ati aha ni Kigali uko bimeze kose Kigali nayinjiyemo umurwa mukuru. Ibyari byo byose niyo Kigali bavuze. Kubera hoteli imwe ubonye yonyine bavuga ati aha ni Kigali. Mva ariko kwimagina ujya ati aha ni Kigali. Aha uyu mugwa wa Kigali nkurayemo. Umurwa wageze. Hari hoteli. Narageze ndayamanika. Ndavuga ati kumbi abantu bibatujijisha ngo bagiye Kigali ngo bateze none ngiye Kigali ni kure none ngiye Kigali ngezemo n'amaguru. Ubwo naricaye ngomeza kureba ariko ntamaze nk'amasaha 3 nicaye ndi kureba sinzi umuntu nabwiye ati saha niho bita Nyabugogo ati yo ariko Samantha dore ukuntu yavuze ati yo takumiro ni ishyano noneho ati se mamuruwa ati yo ngo aha ni Kigali. Wumvaga ko uri mu rugendo ukoresheje amasaha 3 ugize ukigera kuri hoteli ati Kigali nayinjiyemo ukabaye ukiri muri Ngororero. Ati Kigali nyigezemo. Negereye umuntu n'umupapa. Ndabiza abapapa ntago bajya babeshya buriya respect kabisa. Ambwa ati aha ni Nyabugogo. Ati yo none se nta makuru warigeze wumva ko Nyabugogo haba ari imodoka nyinshi wageze aho ngaho urebye hoteli imwe harata aha ni Kigali? Nta makuru wari ufite ko Nyabugogo najyaga mpumva nyine ariko ahantu butari wagera ntunabyita. We wabonye iyo hoteli wite wumva ngiye nyibonye iyo hoteli haravuze ati niyo Kigali bavuze. Yenda nka nimagina bati yenda ninigira hepfo gato ndahita ngwa Nyabugogo nyine nitemberere. Urumva? Umupapa ati yo aturuwahe nuko nkuko yambwiye. Namubwiye ati rero naturutse mu karere ka Ngororero nje hano i Kigali. Umubyeyi ati baba kandi ukiri muri Ngororero? Ati baba ati umwana nuwe uracyari muri Ngororero nta na kimwe cya kangahe cy'i Kigali. Aha ni Ngororero naho bita kwa Rwabugiri. Baba we baza umuntu urigeze kwa Rwabugiri muri Ngororero agira ngo ageze i Kigali abonye hoteli imwe. Nturanambuka na karakagezi bita Satinski kari hari hepfo ngo yendo wikoze ku karere none hakivuga ngo wikoze ku karere. Ati ngaho rero none se nyine numvishe mise ncika intege. Ndavuga ate ko wasanga ari ibintu nyine abapapa bikigiye nyine ndabigira nyine numva ntago biri kuza. Ndamubaza none se kugera i Kigali basi ndakoresha urugendo rungana ute? Ubwo bwari bwije saa 12 zari zikubisemo z'umugoroba. Urumva ndacyari ngo wakoze urugendo uva mu rugo muri ako gasantere mwari mutuyemo ugera
ugera kuri uwo mwami kuri iyo hoteli kwa Rwabugiri yes ukoresheje amasaha 4 n'igice n'amaguru ubwo ndamubaza ati nose hasigaye nk'igihe kingana ute bati cyakora wenda kugera we ihute ukoresha imbaraga ahubwo niba urataha i Kigali sinzi kurabona imodoka ati we manuka uyu musozi umanuke nyine ugende wihuta n'umusozi ndamanuka nikubita hasi ahantu hari umugezi Nyabarongo nyigezeho nageze kumva umugezi bita Nyabarongo kujya aho utazi biragatsindwa ati Nyabarongo ubwo nyambutse Kigali nahageze maze kwambuka ikiraro cya Nyabarongo mu Kigali nyigeze irandirimba yitwa Magina narayiharirimbiye ati Nyabarongo ati Nyabarongo ndavuga ati Nyabarongo ndakwambutse ase uwo mushuti wawe ntibazaga ibyakubayeho mu nzira ati mwana ko yambwiye ngo araje bimeze bite Gihora umushuti wanjye we nyine hari ukuntu wanga no guhamagara umuntu uhaba ati yenda ndamuhamagara mu masaha araza urumva ndi kugenda ndayobagurira na telefone wari ufite na telefone mfite byasabaga gutira dukomereza urumva nikubisa nk'aba ati iyi niyo Nyabarongo ahubwo uriya mugabo nawe mugabo nawe yabeshyaga iyi niyo Nyabarongo ati nta muntu wambutse Nyabarongo usubira inyuma rwose ntibishoboka bati bagenda bati manza ahantu habana za piscine bavuze urumva ijambo piscine ne mu buntu bwa mbere njumvishe baraye baregeye umuntu w'umujama w'umusore ndamubwira ataseho kuri Nyabarongo ati uyu bundururunu n'urwaye se wagikobwa uri muzima uruzuye yambere nk'umuntu uri gukina filime babona gufite ubuturage bwishi bwakuzuye yambere nk'umuntu uri gukina filime abati se uri muzima uruwahe wowe ujya ku mugezi nk'uyu ngugeze kuri Nyabarongo abati kini gikomeze kizamuke cyane no kuntesha umuntu ibaze na ati nigikomeze kizamuke tagende yoho hava po kimve no mu maso se bro kuntuka basi wamfashije ukandangira mbwira se basi ni mu Ngororero ku karere ese hari akarere uri kubona kubatsa ndese basi mbwira ni kuri Nyabarongo rukomeze rugende komeza rukomeze rugende ese nzamuka umusozi mbona nikubise ku muhanda w'igikara ati danze bikunze niyo kaburimbo bavuze nahise muhamagara uwo musista nabwo ati none atuvugana nge ndi ku muhanda w'igikara aravuga ati ndumva waje aho ngaho uri bahita Ngororero ko yahise ansobanurira ati aho ngaho uri bahita Ngororero none wumva ukuntu kujya ahantu utazi biragatsindwa ubwo urumva twaduceri nayo guha motari nayo nkidufite nikojeje hirya mbona abamotari benshi cyane nege mu motari umwe ndamubaza ati mota wanyereka ahantu hari imodoka zijya i Kigali wowe ujya makwereke uninote ya 5 ndagenda nanagutwaye avuga ati ntari bintu ubundi aya niyo nari guha wa mumotari wari bungeze hano narayamuhaye habe no kugera muri metero ako kanye yahise ko yatsa mota ayatsa yarambwiye ati dore ngiziriye uhite umuhiza amafaranga 5 yako kanye mota namwe mujye mushyiramo n'imiyaga waraye 5 ziwe mitari ariko nundi wari insharutsi hari umwana uri mu cyaya ko nundi ufite ubucarutsi ubwo sizo 5 baba barazindiye yewe motara ati mujye mushyiramo n'imiyaga mota nubwo murinyijijemo nubwo umva mujye mushyiramo imiyaga umugenzi nana babwira ko afite ikibazo mu murangire neza ariko abamota 5 zanjye zaragiye nta n'umunyenga ndiye kandi wumve ko bwaye n'ubwa mbere ugiye no kuri moto motari barazindiye ndarira we abate komana motari bikigiye imodoka manda zibonye ndavuga ati rero ngewe ngiye i Kigali banshyira muri bisi ayangendamo ibintu imodoka birebire mbona inzu ndende mbona bakambwira ngo iyi ni etaje ngo iyi ni konoshi ngo iyi ngo ni mugabo warakize nikubise ahantu bita za Muhanga Muhanga urahazi hari Muhanga mu mujyi ndakekuhazi ndahazi ye baba we mbona noneho ndavuga ati noneho ni i Kigali ni Kigali no ko bimeze kose cyangwa wagize ngo naje i Kigali ndaramageze byagenze bite naraye nzira
gusa imodoka waje kuva mu modoka ukigera i Muhanga? yewe nabonye zire etaje ziri i Muhanga nyine ukigera i Muhanga hari ahantu bita kuri Rumina hari uruganda rurerure ahantu nyine nasobanuje barambwira ngo harimo uruganda rw'imyenda aho ngaho muri za Janiya mbona hari inzu ndende ariko noneho byakubitiraho na hari hose ndavuga ati noneho nkajya numva bavuga ati hano hirya hari stade urayobye tingeze ku mahoro tingeze ku mahoro neza ati ni stade numvaga bavuga ati ni stade nyine iri Nyamirambo avuga ati yenda hirya y'i Muhanga aho ngaho kuri stade niho bita Nyamirambo avuga ati Nyamirambo numva ngo haba maniga abahanzi niyo baba abasitari bose avuga ati ibaze kuza i Kigali ugahitira Nyamirambo numvaga ari ibintu wumva wagafasha ubwo mva mu modoka ukigera i Muhanga ubwo ni inshuro ya kabiri uyobye kabiri gusa se oya naho ngaho urumva uvuye Ngororero oya ni inshuro ya gatatu wageza kuri Nyabarongo ati ngeze kuri Nyabarongo indi nshuro kwa Rwabugira ati ahangaha ni Kigali bavuze ugeze i Muhanga ati iyi ni Kigali kubera uruganda ubonye wakumva ko ari na stade ati iyi ni ya stade Nyamirambo ni njya numva bavuga kuri radio atahaniwe ubu bansabi twahuye babije iyo bijamo nabigwa bizunguza abataba ngaba twahuye warayi byarangiye ubwo rero byakomeje gute navuye mu modoka nditembera nta nubwo nabajije umuntu ngo aha ni Kigali ntago nigeze nongera kubaza ahubwo njye narabazaga ati wanyeretse inzira umuhanda ugera kuri stade kongeye byo kubanga ngo ni Muhanga ntabyo narinzi ndabara turamusista ndamuhamagara mvuye kuri stade manze ntemberere kuri stade manze ndebe baba bakambwira ati tambika harahijya nkagenda mu nzira nkanuye amaso bati ndabona bijiyo bija ndabona abahanzi nyine nagendaga nkanuye amaso mpageze hajya numva ko ngo iyi ni stade ngo niba ari Muhanga stade Muhanga se ahandi ni Muhanga kumbi ahandi kumbi ni Muhanga mana we ngaho ibaze kuba wishyuye itiki ikugeze i Kigali ukaviramo i Muhanga mbwira nawe nta muntu umwe wigeze ubaza uri mu modoka wumvaga bavuga nawe wareba n'inzu uri kubona wakumva bavuga stade ati aha niho mviriyemo nako umusore umwe ntiwigira inama koko narabibonye waje kuva i Muhanga gute rero Muhanga ntago nahavuye naraharaye waraharaye burake nari mfite amafaranga se yo gukomeza urumva udufaranga nari butange nyine amafaranga nari natanze yari ayo kuviramo hehe ugeze i Kigali wowe ugeze i Muhanga wiviramo nkomezi ya stade ndahaguma bavati hani stade Muhanga atambika nkabaza umuntu wese bijiyo bija ahantu atuye urahazi ariko se ngo mukongo bijiyo bija nkuko numva ngo babi Kigali ngo uri kubambaza ngo hani Muhanga ngo ndabakuraye aratereka negera undi umuntu bita Nsabise waba umuzi ngo mani ngo ngumbaze umva ntukomeze kuntesha umutwe ngo bansabe ngo babiza Kigali ngo nukajye umbaza ibintu nk'ibyo ngibyo ndavuga se noneho ati Nsabe ntago umuzi ariko wowe ubundi ibyo bibazo byawe bakanagucaho nyine bakakwihorera babonaga muri make wabaye nk'umusazi wahobagiye uri inzanga waje kuva i Muhanga bigenze gute rero ko nta mafaranga wari ufite byari byagucanze wavuye i Muhanga bahise mpamagara uwo musista ndamubwira ati rero nugutira ndamubwira ati rero atahantu ndi ngo ni i Muhanga ngo mana umuntu wo mu cyaro ngo kugira ngo umurangire inzira igera i Kigali ayifate biragoranye none siko ngo nanjye nta mafaranga mfite urumva biragiye waje kuva i Muhanga rero gutuza kugira ngo ugere i Kigali wowe ukimara guhamagara umukobwa ukimara kubwira atanu ho mu cyaro murayobagurika niba muzi yo muva yaje kuguha amafaranga faranga sha ntago bizi naramubwira ati Sebasi wamfashije amaje tse none kuva i Muhanga ugere aho ngaho Nyabugogo nangaye ambwira ati ni 5 none se ndamubwira ningera aho Nyabugogo ntago ndi bwongere gutega ngo udatega numva ndatitiye ntangira kwicuza nabati yamara yo nigumira mu cyaro ntago ubu buzima bwose mba ndi kubucamo
arambwira ati rero ukuntu ibintu bimeze ati mane turengeye no kwirebera besto wanje ati ubwo nyine ati we ikintu umubwiye cyo nufata imodoka ubabwire bakugeze Nyabugogo umpamagare se ko yarankujeho nta n'ibiceri nari mfite uza ahantu naraye se naragiye ndeba abantu bo mu muhanda ngo bitwa abanyerondo mbabwira nyine story yanjye banjyana kwa mudugudu bati umwana w'umukobwa uturutse niyo za Ngororero nago warara ku musozi hari abayobozi bariho bashinjwe gufasha abantu banjyana kwa mudugudu ndarayo mu gitondo mudugudu yarambajije ati se urakomeza ujye Kigali cyangwa urataha mbona nta mafaranga yo kujyana i Kigali mfite nta mafaranga yo kunsubiza hehe Ngororero mfite ndamubwira ati mudugu bibaye byiza wanyihera itiki nkagira ute nkitahira nkisubirira Ngororero ati by'Kigali nkabikatira by'Kigali nkahita mbikatira pe mudugudu re yambereye umuntu w'umubyeyi ankubita icyatanu aravuga ati ngaho taha Ngororero Aki ikintu cyatumye nasubira Ngororero umva Kigali narayikundaga nanatekereje ko ningera Ngororero usubire muri bwa buzima bubi none warubayemo no mu rugo bakagutera rwa serere hanagenda n'amaguru abataho ubwo ningera Nyabugogo ntago mbura umujamu nkubita 5 isa niba wenda za Nyamiramba ari 5 isa cyangwa za Kagugu cyaza batsinda aho nyenda komeza utwo tuntu twose nkubwiye kutukarikiye numvaga tuvuga uwo mukobwa ubwo se itwa duce nahise ntega nyine ngera Nyabugogo mbona abantu Nyabugogo hari hapfutse gucya hari abantu benshi imodoka nyinshi moto byose noneho hahandi natinye kuva mu modoka ugira ubwoba ndavuga ati sho umenyere aho wagiye ubona amazu ubona hoteli ubona Nyabarongo iyo uri umururu none bikubeye inshobira amahanga iyo uri umururu koko nabwiye shoferi ati se nimva mu modoka ndakandagira hehe base nimva mu modoka uranjyana basi yenda ungeze ahandi hantu ndi butegere ati mva ko ntago ariko kazi katuzanye we ananga ncitinga byadanje umva sokera mu modoka umva mwaba shoferi mwaho muri mujye abagenzi mujye mububaha uvuye mu ntago ariko tuba dusanzwe tumenyereye Kigali uvuye mu modoka shoferi akubwira ati va mu modoka ujya aho ugiye ntago nayivuyemo yarakomeje ndicara ndamubwira ati ngewe nutamanura ngo unyereka ahantu ndi butegere ngenda nago mva muri iyi modoka unsubiza wari wahamagaye wa mukobwa se ntaramuhamagara ariko ndi gushaka inzira y'ukuntu nava muri abo bantu benshi ko n'ubwa mbere n'ukuri arancitinga ati ibyo ntago ari byo byanzanye mu muhanda vamo none ambwa ati manuka ati se barako bari kugenda urabona babaye iki ati nge nanga ubuntu bwigira ubu mvira mu modoka ubwo nyine naramanutse najya nkandagira nkabona ngiye gukandagira umuntu nahase ndicara he mba nkeneye amazi yo kunywa ngiye gusaba ahantu amazi ngo yenga amazi barayagurisha nakoko iwacu twirirwa amenekera ubusa tuyavoma mu masoko hehe barayagurisha ubuse batari ko ibyaha byose toilette zo ntibazigurisha mba nagiye mbona ahantu handitse ngo toilette ndakingurire nigiriyemo nyine nikoreye ibyo nkora ndasohotse ati kugiye utishyuye se kahore nose ubu bati ngewe nari nzi kizi toilette z'ahantu nk'ahari iz'ubuntu nyine buri muntu wese azakigendera ngo ariko se muko ngo uturutse n'umuntu w'umumama ngo uturutse ndambwa ati nagushinzwe kumenya aho nturutse ngishyura rero ndambwa ati nta faranga mfite ngo hano barishyura anzamuraho umuntu amubwa ati nanjye kankwereka ko ndi umwana w'Ingororero ndicomokera mba ndagiye mujye mwitwaza uduceri ku ruhande batazahura n'ibibazo muri Kigali mujye mwitwaza uduceri ku ruhande mutapangiye kuko ishatse kujya kuri toilette cyangwa hehe nago bagukati abana b'Ingororero mwe mwumva mutazi by'i Kigali noneho uvuye aho ngaho waje kugera aho ngaho umukobwa ari umushuti wawe gute guko urugendo rurakomeje ubwo naramuhamagaye ndamubaza ati se ko ngeze Nyabugogo urihe ngumva se ngo kuva aho ngaho Nyabugogo ngo ugera ahantu ndi ngo ni inote y'igihumbi baba we ntakima urusigaranye bati se mana koko igihumbi noneho mudugudu ko ntarabona mudugudu muri aba bantu
ndayakurahe. nta n'umunyerondo wari uri kubona i Kigali? Nta n'umunyerondo ndi kubona Nyabugogo. Ndavuga ati noneho warayi noneho ikintu nakoze muri bage nari mfitemo igitenge, hano n'abana bongororera nimunyumve nabi, hano bongororera nyine ibitenge nibyo mwogeramo, nimunyumve nabi, ibitenge nibyo mwogeramo ngororero, nanjye nacyogeragamo ntaragera i Kigali. Ubwo nyine nari mfitemo igitenge, mfitemo n'imyenda. No ngororero hari ukuntu umujama ahita ba gufite inkweto se ngo tugure, ngo nagakapu ufite se ngo nkagure, agatelefoni se nkagure. Ati ibyo byose abantu bavuga ngo bagura telefoni n'uduki nago bage yanjye bakanga kuyigura. Ndangije ndavuga ati reka nkure mu twenda ite nushyira mu gitenge aka kabage nkateza. Ubura gateje agateza baraye ko ati ubonye itiki kugeza kuri wa mukobwa. Akabage naragateje bamaye ngahe se bankubise 2. Koko yari na meje. Hari bage y'insirimu yajyango nubwo nari ndi icyaro hanjye nubwo nari ndi mu cyaro. Kubera ari umuzungu zayi ntago ari kubura utuntu tw'utu. Umudandaza bijumba wo. Umudandaza bijumba bundi mu cyaro niko banyitaga. Ubura gatanze ubonye tiki kugeza kuri wa mukobwa. Ubwo nyine mba ndagatanze. Ndategangira kwa wa mukobwa. Hano urugendo rurerure. Umukobwa akimbona. Ijambo rya mbere yambwiye se. Nabonye napfunyitse imyenda mu ntuza muri urwo rutenge ati eba ticyakora atumva turi umwana w'ibyaro koko. Turi umunyengororero. Aturancebeje atubinzira waciyemo atusibye ko yenda batanze. Tari kurancebeje. Ati se none se harimo iki? Ndavuga ati harimo imyenda. Ngo ariko mana yanjye arananukana nancitinga cyane. Umve ko ntabwo ugera i Kigali ngo ibintu bihite byemera. Aranancitinga. Abati se ko numvaga ngo wadandazaga ibijumba, habe no gufata n'ikiro cy'ibijumba ngo ushyire mu mufuka uzane, habe no gufata inusu y'ibishyimbo. I Kigali tujya duhashya. Umva ibintu byose tubijya tubihaye. Umwana w'umukobwa yaribanaga cyangwa arafite ahantu aba mu rugo? Yaribanaga muri ghetto. Ghetto z'abakobwa. Ghetto z'abakobwa ni atari. Ubwo ngubwo ati ngo mana yanjye ngo umuntu nguturutse mu cyaro ngo ni gutaza nta n'ikijumba azanye nta ni nusu y'ibishyimbo. Ko numvaga ngo uri umudandaza w'ibijumba ukabuzi aho urararira iki? Inayi Kigali ko ibintu byose ari ukubigura. Amazi turayagura, ibyo kujya turabigura, isabune ibintu byose inayi Kigali. Tajyango ni kwa kundi ugenda ukayora ibijumba mu murimo ukaza ugateka. Byose barabigura. Kandi wumve ko nimba waje i Kigali ngiye natagomba kukumenyera buri kimwe cyose. Abaratangira kwihenda mu kanya. None bibaze umuntu ugushitinga mutaranararana. Kugira ngo akwereke ko ghetto yiwe nyine yubashywe. Iryo joro waraharaise byagenze gute? Byihore watuje ngaguha sitori ubundi wowe. Watuje ngaguha sitori. Ndeke kwiruka. Waretse kwiruka. Byatangiye uri kurira. Ariko byagezemo hagati urishima uraseka wasanga tunasoza uri kurira. Nose nubwo nageze i Kigali ugire ngo ubuzima bwahise bwemera. Kigali nuguhiga mutazumva ngo ndi Kigali ngo muze mwasamye nkuko naje nasamye. Umwana w'umukobwa mwaje kurarana muri iryo joro? Twarararanye. Noneho urumva byabigeze nko mu masaa 3. Aravuga ati se none tinana 5 ufite ngo uzane tujye guhaha. Ngo cyangwa ngo utariye ngo uzaburye. Hase hoye kwambwe ngo i Kigali ngo babaho neza kabutangiye kumbaza yo guhaha narana harara. Byo ni ibiki? Ngo mva ngo my friend umva ngo Kigali ni ishuri ngo utazumva ngo tujya neza twayavunikiye. None se tujya neza tutakoze. Bati yenda nanjye ejo nzakora ibintu byemere mbabarira basi wenda nzahaheje. Ngo hoya ngo reka ngo cyagiye uminahise nkimuha. Ndavuga ati genda ujye guhaha. Arahaha arateka. Shasi Kigali ibiryo byaho tarabimenyeye. Utuntu tw'amazi tw'utunyanya nyine byoroheje nyine. Ubwo aragenda arahaha. Bukiye mu gitondo hakuntu bati reka nze njye gukaraba. Nkoze ku majerekani ngo mani ngo ijerekani y'amazi ngo i Kigali gura turuwasa. Gaho da. Dati se wamaye ibiceri nkajya kuzana amazi. Ngo iki? Ngo i Kigali buri wese arimenya. Ngaho. Ndanose. Samantha utubwiye ko umwana w'umukobwa mwabanaga ngo yaje kuguha pasi.
yahise ankubita pasi. Umunsi utese kandi. Siwe. Yahise nyine amuza n'umujama. Umujama nyine anyereka amafoto ye kuri WhatsApp, arampamagara. Avuga ati tugomba guhurira ahantu hanaha. Tuhahuriye. Sese wagize ubwoba kikubwira ngo uje n'umuntu n'iki? Guhura n'umuntu nabwo abyanteye, ahubwo icyanteye ubwoba ni ibintu twakoze. None umwana w'umukobwa se byakugendekeye biti ihangane. Twatangiye ikiganiro tsangira nabwo mo hagati urarira inkuru yawe irababaje, ariko tubwire byagenze bite? Mfa mbabarire ibi bintu nubikire hanze. Byagenze bite se? Ngiye kubikubwira ariko mbabarire ntuzabishyire hanze. Oya humura. Natangiye nkubwira ati tuganira ati Pole ihangane bitewe n'ubuzima wakuriyemo ndetse n'ibyo wahuye nabyo ugeze hano i Kigali. No, umusore yarambwira ati tugiye kuryamana. Mpita ngira ubwoba. Ihangane bibaho, ihangane. So ihangane. Hanagura amarira, ihangane. Sibyo, ihangane rwose, ihangane. Ntabwo wabyumva ibintu byambaye. Ihangane rwose. Ugira umuntu ubona umwana w'umukobwa arimo kurira kubera ibyamubayeho. Niyo mpamvu twatekereje kugusura tumenye ubuzima bwawe wakuriyemo ndetse n'ubuzima ubayemo, uduhe story zawe. Ntabwo wabyumva. Ihangane dukomeze ikiganiro rwose. Turi hafi kurangiza, ihangane ikiganiro. Nyine urabyumva kubera ko bwari ubwa mbere. Byari ibintu bingoye. Byakugoye gute se? Umva nyine umuntu kukubwira ngo mugiye kuryamana ngo akwishyure. Biba bitandukanye, nyine tutekereza ubuzima ugiye kwinjiramo ukabona ntabwo byoroshye. Mbarira ko ibintu ubishyire hanze. Mbabarira. Ibintu bishyira hanze tuzashwana. Oya ihangane rwose. Ako binagiye no hanze abantu bakamenya ubuzima wakuriyemo. Hano ushaka kureba inkuru yawe nawe akumva imukoze ku mutima, sibyo? Mwana w'umukobwa uri aho ngaho akareba inkuru yawe nawe kugira ngo wenda atazayoba, ari gutanga inama nziza ku bandi bana bakiri batoya. Ibi bigeraho bisa n'imitima y'abantu n'undi ndetse byabayeho nkawe kabasha kwiyakira n'uwo bitarabaho kugira ngo bitazamuba nk'umwana w'umukobwa waturutse Ngororero ndetse no mu tundi turere twose. Mbabarira ibintu uzabishyire hanze ngo yihangane. Kuko mbabarira pe ntuzabishyire hanze. Ukimara kuryama n'uwo musore se yaguhaye amafaranga menshi, byagenze bite? Umva ni ibintu nyine byari bingwiririye, ariko kubera ubuzima nyine nari ndimo yaranyishyuye. Gusa ubyumve ko ntari mbyishimiye. Dukomeze ikiganiro, ihangane. Nakwiye ngo komera kandi wihangane ku buzima wagiye unyuramo muri umujyi wa Kigali. Dukomeze ikiganiro. Nyine tukimara kubikora yamaye amafaranga, yamaye 300,000. Ndataha. Nambwira tugiye kumbera besto. Besto nyago nari nzi cyari cyo, ariko nago nuso waba besto n'umuntu mwaryamanye urumva byabaho. Nago waba besto n'umuntu mwaryamanye yarancukaga. Nje yambwe besto yari afite imyaka ingahe somo? Nubangiye afite 21, we yari afite 25. Kuko nta n'intera yari ndumva yari afite n'amafaranga, umuntu gw'ibihumbi 300 we. Amafaranga yari afite, ariko ibintu yankoreye ntago ari byiza. Ubwo byarangiye nyine ntashye. Uwo musista nyine ndamubwira ati ntago tugomba gukomeza kubana kuko ibintu yari ari kunshoramo byari ibintu bibi cyane. Ndamubwira ati none se ugiye? Ndamubwira ati wapi, ntago nakomeza kubana nawe. Ubwo nahamagaye umuntu twari twaryamanye, ndamubwira ati ndatashye nsubiye mu cyaro. Ndamubwira ati n'ukuntu nakwishimiye nagukunze.
ntabwo wasubira mu cyaro. Ndavuga ati wapi pe, ubu buzima bwa Kigali ntabwo nabubamo. Ambwira ati wapi, i Kigali haba inzu za make, veni ubona chambrette 25. Ubwo ngubwo byarangiye nyine mvuye aho njya gufata chambrette, ndayishyura 20,000. Ndangije nyine ntangira ubwo buzima, ariko chambrette nayibayemo iminsi 2 yonyine, kuko nkimara gufata iyo chambrette nahise njya guhaha. Ngeze ahantu bacuruza ibintu by'imboga, mbona umumabuja, ndamubaza ati se ntago wandangira akazi, kuko nubwo ndi muri chambrette numvaga ubwoba nyine bwanjye, mfite ubwoba, nkavuga se noneho najyamanye nuramujama nkajya numva ari kuvumbika ukuntu, urumva niharamuka haje umusaza noneho ko azanyica. Wumva ko uzakomereza muri ibyo bintu ko wari utangiye gutekereza. Nyine urumva nimba ibyo bintu byarabaye kubera ubuzima bubi, kandi kaba nihaye ibintu bya ghetto, byanze bikunze ya mafaranga yari gushira, nkongera nkakenera umuntu wo kumfasha. Ndava noneho nihaza umuntu w'umusaza, abasaza rero mwubahwe, bati niharamuka haje umuntu w'umusaza bizaba bibi. Umumeri se mwarakubitanye? Ubwo umumeri yarambwiye ati wapi, ibintu byo kugenda usaba akazi mu mujyi wa Kigali byo biragukoraho. Bazagutwara no mu nzererezi. Bagushyira no mu nzererezi bakakujyana ngo za mageragere nta naho nzi. Ibyo ngibyo byo byagukoraho. We genda utuze, uzabona akazi cyangwa uzanandikire n'amakampani, nta muntu w'umukobwa mwiza nkawe ugenda baririza akazi gutyo. Ndatuza, aho ukuntu byarangiye nari nibereye mu rugo, ndimo ndakora amasuku, numva umumeri twegeranye mu gipangu arakomanze. Ngo bimeze bite? Ndavuga ni sawa, ko nagushakaga ndagenda. Wandangira umukozi wo gukora iki muri alimentation? Ndavuga okay nta kibazo. Ndavuga ati nta kibazo ndaza kugusubiza. Akimara kugenda naragiye ngiye nitekerezaho nk'umwana wari uturutse mu cyaro. Ndavuga aka kazi ntago kagomba kuncika, ngomba kugakora. Umumeri ranjye nahise muhamagara, ndavuga ati ako kazi nanjye nagakora. Avuga ati nta kibazo, umuntu ugakora agakora atahi wanje. Ubwo nyine iyo chambrette nayibayemo iminsi 3, umumabuja avuga ati ndagukeneye ejo uzagiye mu kazi, mpita njya kumva ko wagize n'Imana ubona umumabuja. Umumabuja ni nawe mukiri kumwe aka kanya se hano twagusanze? Umumabuja turacyari kumwe, urumva uko mugenda mutindana agenda kongera ibiceri bitewe nuko akubona. Twagusanze hano uri mu kazi ko mu rugo. Uyu munsi ntago wari wakoze? Uyu munsi nyine abakire n'abantu batekereza, n'abantu beza, ubundi mukire utekereza wumva ko ari umukire nyine, abafite n'ahantu yakugeza. Baravuze ati uyu munsi weho ntago ugomba kujya ukora, uyu munsi uba waruhutse. Uyu munsi ugomba kuruhuka ugafasha abagenzi bawe bo mu rugo, ukaniyitaho nyine ukamesa n'utwenda twawe. Nuko rero niyo mpamvu nahisemo kugera isa nta kintu ushinja Imana, nta kintu ushinja ababosi bawe, ubuzima buri neza nta kibazo. Nta kintu ngiye nshinja bosi wanjye cyangwa mabuja. Samantha we wakoze cyane, nukuri ku kiganiro twagiranye, ndagushimiye. Byatangiye bitari byiza ariko nshima Imana ko dushoje ikiganiro ari byiza kuri Yego TV. Umva bakunzi bacu, mukurikira Yego TV, mugakurikira Samantha Official. Iyi nkuru rwose muyirangize, ni inkuru nziza, ni inkuru yaguhindurira ubuzima, harimo kwiga. Ni inkuru nziza cyambere ubuzima bwawe byakubayeho mu buzima bwawe. Mukore subscribe, comment, share, like ndetse n'ibindi. Kandi n'abari hanze y'u Rwanda, Kongo, Amerika, Tanzania n'ibindi bihugu duhanye imbibi mutarakora subscribe, mbashishikarije gukora subscribe kugira ngo mutazajya mucikwa n'ibiganiro tubagezaho. Dukora kubera mwebwe, Yego TV ikora kubera mwebwe. Yego TV ndanayikunda cyane buriya. Samantha wakoze cyane uyu munsi. Uyu munsi rero nkuko mubibona kuri kamera zacu kuri Yego TV, ngewe baba nari nasuye umwana w'umukobwa twaganiriye mbere. Umwana w'umukobwa wakoze urugendo rurerure, hano ni mu rugo twamusuye ahaba, aho bitare bitworoheye kugira ngo tugere aha hantu biri mu bintu byatugoye. Twabwiye ko turajya tubagezaho amakuru
y'impande zose, abantu ubuzima babayemo, tukamenya ubuzima babayemo, tukamenya uko bumeze. Uyu munsi rero twasuye umwana w'umukobwa Samantha, mwabonye kuri kamera zacu uburyo kwinjira byari bigoye, kuza twabarizaga nta telefone yo yari iriho, tukihagera yabonye ko tuzanye kamera, umwana w'umukobwa agira ikibazo biramutungura muri we, mwabonye ko yabaye se nk'akiri ikibazo ati mukuru kamera zanyu, ariko yaje kutwemerera dukorana ikiganiro kandi nkeka ko byagenze neza. Samantha, byari byiza. Turabashimiye rero, murebe iki kiganiro kuri Yego TV. Wowe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora wakora subscribe, twaya tubana mu biganiro bya buri munsi. Njyewe nari Baba.